Shalom shalom. Hari ikibazo nshaka ko uyu munsi twibaza kivuga ngo ese abana b'Imana ntibajye bakora icyaha? Ese iyo bagikoze bigenda bite? Ubuzima bwacu aho tugenda hatandukanye, murabizi ko aho dukora, aho twirirwa, aho dutaha mu ngo, tubana n'abantu, kandi akenshi ibintu dukora bishobora kugira ingaruka ku bantu tubana. Hari igihe ushobora kurakara, hari igihe ushobora kuvuga ijambo rikababaza mugenzi wawe, kandi ibyo biza tutabiteguye igihe kimwe na kimwe. Akenshi hari igihe dukora ibintu tutateguye, hari igihe usanga ubwiye umuntu nabi bitewe n'uko wenda akubwiye. Bibiliya iravuga ngo nituvuga ko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ngo ukuri kuba kutari muri twe. Ariko ngo nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose. Iri ni ijambo Yohana yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 8 n'uwa 9, arimo kwerekana ko umuntu aho ava akagera ari umunyabyaha, aho ibyo ukora byose ushobora gukora icyaha. Ariko bikanatangaza cyane uburyo Pawulo yajyaga yandikira abantu. Ndibuka yandikiye abakorino, arababwira ngo ndabandikira mwebwe abera b'i Korino, ariko mu kanya akaba arababwira ngo ibintu mukora, ubusambanyi bwanyu burenze uko n'abapagani babukora. Urumva arimo kwita abantu abera, mu kanya akabita abasambanyi. Ibyo bintu ushobora kuvuga ngo harimo kuvuguruzanya, ariko nagira ngo mubabwire ngo Imana ntabwo ireba twebwe abana bayo ngo iturebere mu cyaha twakoze, ahubwo abana bayo ibarebera mu gaciro k'amaraso ya Kristo yamenetse. Ndashaka kuvuga ko abakristo cyangwa se abakiranutsi cyangwa se abera cyangwa se abana b'Imana, uko babita uko ariko kose, ni abanyabyaha bababariwe muri Yesu. Ni abanyabyaha bari muri Yesu bababariwe. Nashaka kubabwira ko hari umurongo nshaka kubaha uyu mwanya. Mu gice cya 2 cy'urwo rwandiko rwa mbere rwa Yohana, umurongo wa mbere haravuga ngo bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Ngo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo iyi niyo assurance, nibwo bwishingizi dufite. Ntabwo abakiranutsi b'Imana, ntabwo abana b'Imana ari abantu badakora icyaha. Birashoboka ko wagikora. Ntabwo ndimo kubabwira ngo mukore ibyaha, si cyo ndimo kuvuga. Ahubwo mu gihe wisanze wabikoze, nk'uko Pawulo yaravuze, nyine aravuga ngo ngerageza gukora icyiza, ikibi kikantanga. Ushobora kwisanga wakoze nabi, ushobora kwisanga wavuze nabi, ushobora kwisanga warakaye, ushobora kwisanga wakoze ikintu kidakwiriye mu by'ukuri, ariko ntabwo ari iryo herezo ryawe. Hari umurengezi muri Yesu. Hari umurengezi. Bibiliya iratubwiye ngo dufite umurengezi ku Mana Data wa twese. Uwo ni Kristo, niwe muvugizi. Reka mvuge ngo niwe avoka wacu. Iyo umuntu agiye mu rubanza, hari abo bita abavoka. Imana ni umucamanza, ariko dufite avoka, kandi avoka wacu urubanza yararutsinze. Niyo mpamvu Kristo niwe murengezi, niwe mpongano. Iyo bavuze impongano, nuko yishyuye igihano.
yishyuye icyo waregwaga, igihano cy'icyaha cyose wakora Yesu yaragihaniwe. Niyo mpamvu abari muri we bafite gukiranuka kw'Imana kumwe Imana ishaka, ntabwo kuva mu byo we wakoze, ahubwo kuva muri Kristo Yesu. Niwe uvuga ngo oya, ibyaha by'uriya muntu icyo yakoze nacyo naragihaniwe, wamubabariye muri jyewe. Niyo mpamvu iki cyaha kidafite ubushobozi bwo kumwica. Rero uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo abana b'Imana nabo babaho nk'abandi bantu, nabo babaho mu buzima bw'abandi babamo. Abana b'Imana babaho ndetse ku isi abandi babaho. Ariko igitandukanya abana b'Imana n'abandi batari abana b'Imana, n'abantu batari abana b'Imana batarizera Yesu Kristo, nuko twebwe abana b'Imana dufite umurengezi kuri Data wa twese. Dufite Kristo ari we murengezi wacu, niwe uturenganura, niwe utuburanira, niwe wahaniwe ibyaha byacu, niwe ikintu cyose umwana w'Imana yakora cyarahaniwe. Yesu yaragihaniwe. Niyo mpamvu tutishimira gukora ikibi. Aravuze hejuru, yatangiye avuga ngo ibi mbibabwiye kugira ngo hatagira umuntu ukora icyaha. Ariko nibi nabaho, dufite umurengezi. Ntabwo twebwe dushaka gukora ibyaha, ntabwo twebwe tunezezwa no gukora ikibi. Ariko mu gihe bibaye, Kristo kuko yahanwe aracyanatuvugira, aracyanaduhagararira imbere y'Imana. Uyu munsi niba utarumva ijwi ry'Imana, uyu mwanya ni umwanya wawe. Ni umwanya wo kuvuga ngo Mana, ndashaka ko nanjye ngirirwa ubu buntu bwo kuba umwana wawe. Hanyuma uhindukire, wihane, uve mu bidatunganye, nawe wakira impano y'Umwuka Wera. Hanyuma ube mu bana b'Imana, ugendane na Yesu ubuzima bwawe bwose, abe umurengezi, abe impongano y'ibyaha byawe. Nawe niba unyumva utarafata uyu mwanya ngo ubu ubuzima bwawe Yesu, niwo mwanya wawe. Hanyuma ukagendana nawe ubuzima bwawe bwose, akaba umucunguzi wawe, akaba umurengezi wawe, akaba impongano y'ibyaha byawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.